ibitavuga Imana neza ntibituze urakibiranduye nitawazema Mana we ino munezero w'amafaranga yego niwo tewe nima iri rivune tayasi ngoma ndakumva je na amafaranga ma wishe daimo kuyu umuntu mu butayu kuyu umuntu mu buvumo kuyu umuntu mu busozi nini wa dotaya sado bini manda yego nkora ibiki Yesu umuntu abantu batagira ngo ni note zishaje zimwe ziri kugenda zicika n'amafaranga mashya Imana yakora aro convention Imana gloria shano grerema edimeni kontra Imana shama Imana grerema dorenga none ajya yabaze mu ndimi dorenga contraire Imana dema Imana shine nitalo beso yego elasima bigenze ne Yesu shedo binima again dorenga ibitavuga Imana lasima yego Mana yine munezero w'amafaranga wagiriye neza turahari turagoshema we Ana beno sifo ego elasima yego defense manda zobe elegre hegen yego Imana shama yego Prophet Samson. reka ngo ikaze wowe udahema kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ngo ikaze nitwa Samu hanyuma utarakora subscribe ndakwinginze fata isegonda rimwe ukore saboni kugira ngo tuze kubana mu kiganiro cyacu cy'umunsi nakagarutse turi kumwe n'umushumba umukozi w'Imana ndetse umuntu Imana ihamagaye abantu benshi bamuzi ko yabaye umwaka n'igice mu butayu ariko nyamukuru tuza kubona vayo nyuma twongera kumubonayo tukibaza ngo ese Imana ishobora gukura umuntu mu butayu kongera ikamusubiza mu butayu ikibazo gikomeye reka mbanze suze abantu bari mu Rwanda mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo n'abantu bari mu bihugu byacu by'abaturanyi ndavuga Kongo Tanzania Uganda Uburundi hari abantu badukurikirana umunsi kundi n'abantu bari muri diaspora mu ntara ya gatandatu diaspora tubaye ikaze ubwo mvuza bari muri Canada Australia Ububiligi muri Europe ndetse Finland na Ireland tubaye ikaze kugira tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'umugabo ufite ubuhamya butandukanye nimvuga ngo n'umugabo ariko nago yubatse ahubwo akeneye neza y'iki y'Imana Dawe wihagane ko munakoze intro ndende ariko ngo waye ikaze ya naye ndakwakiriye nago nyakira ahubwo uransho oya ngomba kukwakira oh yes wamfashije tukakira abantu ahubwo ndabanza nkwakire tukakira abantu okay nyakira ngaho naribi ndakwashimye ako picture urakoze yego hanyuma ni Dawidi amen iryo zina mvuze niryo nitwa Dawidi Furayimana Dogiteri Mose Daniel ifarashi witeka amareba toka satani kuvuga amazina menshi ifarashi kuki witiranywe n'ifarashi itwara abantu ifarashi umwuka wera ibyo byose kuko nge ntago nkozwe mu isi y'ibintu byose nkoze mu isi y'umwuka mu isi y'umwuka Dawidi Furayimana bisobanuye iki Dogiteri Mose Daniel ifarashi witeka amariba ni ibiki akabara ukore muraducanga amayi amariba bisobanuye iki amariba muri ibyo aririmbye aravuga ngo urumva amariba nakama Yesu natujyara amazi yo kunywayo ubundi iriba ni Kristo amen ushatse kuvuga ngo umuntu huye na Dawidi icyaka kirashira kubera bitewe n'uburyo cyaje reka mbanze nkwakira banza usenge ibindi bikomeze Mana turagushima haleluya Imana yera ndafashijwe amayi Vanessa Jehova Rafa
Jehova Makadesh habwe wacu ikuzo. narimbuze ngo Never Again uyu munsi wa none turashaka gushyira abantu mu Never Again Penes. mu izina rya Yesu Kristo Yego. urero urakiranuka Pokea, pokea. Mana afite amashimwe Sifa kwa Bwana. afite amashimwe arenga Sifa rimwe. kwa Bwana. duhamagaye imbaraga z'Uwiteka Ndafashirwa amayi. imbaraga z'Uwiteka ijambo Ayiwe, ryawe mana. rigamburuza impara ijambo ryawe rirakenyeza Igumamo. ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe ribeshaho abatagira shinge na rugero ijambo ryawe rirakenyeza ijambo ryawe ribera icyambo umuntu utari ubyizeye ijambo ryawe rirema inzira ijambo ryawe rirema umucyo ijambo ryawe rigwatura umuntu mu mbaraga za karande ijambo ryawe rijya ribasha kubeshaho umuntu mu gihe kitari cyo no kubaho Yego. ndashimira ndakumvira. imbaraga Sifa kwa Bwana. z'Imana kuko kw'Imana kwiza ukora ibikomeye twaje gusanga nta muntu wahuye nawe bagenda amaramasa nta muntu wahamagariye ubusa umuntu wese umuhamagaye uzamukoresha kandi uhamagaye umuntu umucisha mu bikomeye Nibyo. kugira ngo uzamukoreshe ibikomeye iyo umuntu atarakomera ntiyabaje gukora Nibyo ibikomeye kandi. ubasha kudukomeretsa ukanatwomora Shanda manda bo. ukoresheje abantu ndetse wajya no kutwomora ugakoresha abantu kuko kenshi ijwi ryawe rigendera mu bantu ntabwo rigendera mu bakomeye gusa ijwi ryawe umuntu wizeye ukamuhamagara atura mu ijwi ryawe ijwi ryawe rero rigira umusaruro ijwi ryawe ribyara ubutumwa bwiza ijwi ryawe ribyara ihumure ijwi ryawe rigera ku mfubyi zikavuga ko ari amahoro ijwi ryawe rigera ku bapfakazi bavuga ngo nubwo abagabo badahari ariko Uwiteka ngende baso nzabakomeza nzabadosema egari nzababene yasika zepe kubera yuko ni Imana ivuga ijambo yategeka bikaba nosivo egari urugi rukinzwe Imana irukingura urugi rukinzwe rw'abakobwa Imana irukingura urukinzwe rw'abagabo bita ngo ni impakare Imana igira urukingura nitawala sado bini manda gloria nelasi wi manda zobre regando hedimeni kontra zodeva imana shaini Sezeva. imana zoroma Zedre. zoroma naweza Maigande. naweza nawe Regre. bini wa yasika Ndakumvise. turasenze ni wowe mana yimura imisozi itabimenye Yego. wimuye umusozi nari ntuye Numuryoheye. urangiza untereka Ko handi numuryoheye. ahantu nari ntuye ni mu kidaturwa Mu bibazo hamwe mana. hadatuye Mu abantu bigeragezo. hamwe mu gihuru Ndakumva. none ukoze ibikomeye Ayiwe. umurengere ngo uherutse kunyura amaboko mu bitavuga Imana urangije urandengera wanyuranyije amaboko uherutse kunyuranya amaboko urayanyuranya nakubonye kuko wihishuye wari umaze igihe uryamye none wegutse uri Imana ijya yeguka iyo wegutse ku bagabo rero umugabo arunamuka iyo wegutse ku mugore wapfakaye arunamuka iyo wegutse ku musore wabuze inkwano iyo wegutse inkwano iraboneka iyo Imana yegutse ibintu byose byute biremera duhamagaye Imana ijya ibasha gukura mu bidafatika igashyira mu bifatika ushimwe Yesu ushimwe ko umukene nta jambo ashobora kugira kuko nta bihamya ngenda none umaye igihamya cyo gutura mu umaye igihamya unkura mu ishyamba unkuye mu ishyamba mu nzitane y'ishyamba mu mifatango mu ishyamba iyo mu mwijima unkuje ubugwaneza bwawe ugira neza ndumva afashijwe mana Never mana nguterekera amaso turagushimiye mana abari hanze bature muri fasha iry'iburyo mana fasha iry'iburyo shitani agira intambara ubwire ngo never again yego shitani azana amahembe ubwire ngo never again umubwire ngo never again mu gihe ahari nta marembo y'amahembe ahari nta marembo y'ikimwara ahari nitawa nta marembo ahari yo guseba ahari never again turahakanye ko abera batazatsindwa ahubwo ijambo ry'ikinyoma rizatsindwa abera batsinde kuko ikinyoma kigira imbaraga zihuse ariko ijambo ry'ukuri rikina finale urakoze kuba gusenga mu izina rya Yesu amen uvuye uri mu mavuta ikirere cy'umwuka ubukene ni bubi dawi mu mwijima nta muntu ureba yego kandi mu mwijima umuntu aritiranya ariko mu mucyo nta muntu ujya witiranya baraga n'amavuta cyane ubu ndi kureba ibikezi by'ijoro
icyezi by'umwijima mu nyamaswa by'iterabwoba ry'abadayimoni mu nyamaswa ubu ndi i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Nyarugenge city umuntu uvuye afata Nyarugenge ntajya gutura Mahanga ntatura Rurindo ntatura Ibyumba ikamubwira ngo ukuye mu ishyamba ariko ongera uture Nyarugenge muri wa mu cyubahiro Imana ikugomba mu cyubahiro Imana ikugomba najwi rirerire imbere ya kamera idaturika tera haleluya 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 hanyuma dawe tuzi umusanga muri Rurindo hanyuma ubabaye mutima ubabaye hanyuma uyu munsi none nongeye kumpamagara ngo dukore iki kiganiro k'Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma ikura mu mujyi jyana mu cyaro yimura imisozi itabimenye kayubikana uburakari hanyuma uyu munsi wa none ko mbona wishimye bidasanzwe nshaka kubwira abantu ko kujya mu ishyamba ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo ni umuntu ni ikigukura mu ishyamba nanone ariko nta musirikare utandukana n'ishyamba yatandukana n'urugo rwe ariko ntiyatandukana n'ishyamba dawe uyu munsi none abantu benshi bazuba mu ishyamba mu buvumo hano twarekanye ndetse bikomeye uyu munsi aho tuvugana mbwira ati ndashaka kuza kubwira abantu ineza y'iki y'Imana uzanabaza na homba mbabwire ko Imana ikura mu ishyamba igashyira mu nzu komereza ufite ibintu biremereye nari ndemerewe ariko umutwaro wari undemerewe umunsi Uwiteka yawuntuye ndashimira Imana uretse gato ndashaka ko ushima ibintu bitatu biremereye umutima wawe wumva washima byibuze imitima y'abantu neza icyambere yes ni uko Uwiteka anyuranyije amaboko nkava mu ishyamba Yesu ankorese ibitavuga Imana neza nibituze twebwe wagiriye neza turahari turayishima Imana yankuye mu ishyamba ndafashijwe nkaba ndyamye nkongera nkajya guturira nasubira kuri matera nkajya kubikura ahantu mu icumbi nkongera nkabigarura mu nzu yitwa iyayo Imana ishimwe nakubwiye ibintu bitatu ushima Imana icyo ni icyambere yego shimiye Imana ko yatanze uburyo kandi ukuntu Imana ikunda abantu bayivuga neza nabyuse numva nk'uko kugira ngo shime Imana ko yankuye mu ishyamba kuva mu ishyamba byari byabayeho wambwiye ngo saa 5 n'iminota 10 Imana yagukora igitanga gishobora gutuma umutima wawe unezerwa ni iki yakoze yampaye ikintu cyitwa amafaranga ndatangaye umuntu wari mu mwobo yego Imana yadushigarije abantu batuye ku musozi nimba nawe twa Gosheni kuko umusozi w'Gosheni n'uhatuye abantu batagira impaka batagira ibyago batagira ubugugu batagira bya bintu ngo mbese urabyumva Mana we ndashaka kuyivuga mfite igitangaza Imana yo Mana we kamera bigaragaza neza izamura amafaranga neza abantu bayibona dore ngaya buretse gato aya ni amafaranga cyane ibyacu aya ni amafaranga amafaranga dore mvuye kuyabikuza nona yego ariho na fimbo dore ngaya dawe buretse gatoya nago njumva neza reka sabe kameramani atwereke bino bintu Imana itanga amafaranga dawe mbabarira kuri iyo fimbo ubara ayo mafaranga neza yewe Mana we ebitavuga Imana neza nibituze yabare datanga zamura abantu babone muri kamera neza yego toka satani Mana wica abazimu amafaranga imaze kumukura mu dore ko witwa Dawidi asubira mu ishyamba yego yego ngiye gutegeka byemere dore ngaya amafaranga dawe wambara ukamama 10,000 ko nagukameye neza uyu munsi uramba inkoko ntabwo bino bintu nabyihanganira natangaye none ayiwe mavuta zopaya
the great amafaranga Imana yatanze ndatangaye yo Jesus Jesus uzamura gatonya nanone turebe ongera uzamure dore ngaya amafaranga aya bayita amanyarwanda aya ni amafaranga umuntu abantu batagira ngo ni note zishaje zimwe ziri kugenda zicika ni amafaranga mashya Imana irakora ariho convention Imana shama Imana grerema dore ngaya none ajya yabaze mu ndimi dore ngaya contraire Imana dema Imana shine nitala bese yego elasima bigenze ne Yesu shedo binima again dore ibitavuga Imana tolasima yego Mana yine munezero w'amafaranga wagiriye neza turahari turagoshema we Ana beno sifo ego elasima head yego defense manda zobe elegre hegen yego Imana shama yego Imana shine ndako Imana zobre nehema naweza na yote hiuri ziriganda hiuri zirigona nema zopenima henima iheri niwa debo shandoma ugira neza mwami ndakumva ma ndakumva zoroma ndakumva shine ndakumva zobre yego netaya siri nini wa dotaya sado bini manda yego nkora ibiki Yesu urakibiranduye nitawazema Mana we ine munezero w'amafaranga yego niwo tewe nima irivone taya siri ngoma ndakumva je na amafaranga ma wishe daimon kuyu umuntu mu butayu kuyu umuntu mu buvumo kuyu umuntu mu busozi Mana we ndakumva induba nepaya zone ayiwe daya sikaya netawa benima again ndakumva Mana nini wa yasirgo mandazo bre Mana we netandoma ni Imana kora gitangaza kuri nacano naweza na yote yego tiwuri zirigana tiwuri zirigona Mana we ndakumva je ndatangaye Mana nongeye kwizera Mana nongeye kwizera yego yo redranso niniwa ndakumva Mana yego Mana ndakumva Mana dayi nedra shenedre ndakumva Mana dotaya siri zoroma zomanda netawa bene saigide wi neniwa yasika zoroma naweza rota ya bewa yego Mana shariwima ndakumva nichi uvuze Mana nichi uvuze yego shandema titaya bene bonestika imani nta muntu ufite amafaranga sonetaya bewa yasika hati ndi Imana ndakumva Mana sonetaya siri nurije imbere yawe Mana hati koheri umunsi newa yasika vugana n'ubwoko bwawe abantu bafite inyatsi hati nzibakuriyeho yego nore deba yasika nowa sirigome hati nkoze ikinyuranyo newa yasirigome by'abantu bakira hereza abantu iminsi mikuru Mana noheri na bonani ati ndi Imana ikinguye inzugi netaya sirigome ati zabeshe bababaye none taya beniwa yasika drome fodraye ati ndi Imana nora sirigome ati mpoya abantu banje shadow binimaya ati mbaremeye agaciro notaya be wasika ati uyu munsi ati nkoze ikinyuranyo ati mubera nini wayasika ati mbwiye abantu bari kunyagirirwa hanze n'abasonzeye kwibaraza ati muhumure ati ndi Imana iri mu kazi yego goma bene sai heri gome ati ndabwira abantu ne sai gide bakonje ati ndi Imana bagaburire Imana no iravuze ngo ntiwongere ati kwiganyira ati ndi Imana ije none taya sirigome hedimeni kontrayi Imana shama Imana grerema Imana ikabadosema ikabadesha heri gome iravuze ngo ndi Imana itanze umucyo ndi Imana de payasika nje kwishyura amadeni ndi Imana de mahiri gome ije gutanga uburyo ati bamaze igihe ati hari umuntu umaranye indi myaka myinshi ati wabuze ibise atabara n'ibimenyetso by'uko atwite ati nje kuvukisha
iyo Mana ukuye umuntu mu bibazo ati hari undi utwite inda y'abadayimoni ni washadi manda gloria ati arategereje araheba ati uwiteka aravuga dore netaya sirigome ati hari ibyo nkoze ni kuwite wowe namwe ibyo shalom. Mana yacu ndakwinginze uri mu ijuru urakomeye bana n'umugaragu wawe Mana vuganye natwe ibyo ukoze biraremereye hembura imitima y'abantu amen urakoze amen reka ngusabe utange nomero dusoze ikiganiro turazibona mu kiganiro hafi aho ngaho murakoze Imana iguhe umugisha reka shimira abantu badukurikiranye kuri YouTube channel yacu hanyuma nawe udukurikirana Imana iguhe umugisha ubwire ngo hari kurira kwa ari n'umuntu uyu munsi birashoka kuri mu gahinda ariko ejo Imana yagushyira mu munezero Imana iguhe umugisha ndagukunda urakoze kuko uyu muntu mu butayu ukaba umushyize mu buzima bwiza Yesu amen.